kuwa mbere w'itariki ya 21 Mata 2025 nibwo hatangajwe ko umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis w'imyaka 88 y'amavuko yari yamaze kwitaba Imana. Itatangira icyunamo cy'iminsi 9 ariko akaba yaragombaga gushyingurwa hagati y'umunsi wa 4 ndetse n'umunsi wa 6. Kindi kandi uyu umugabo Papa Francis utashye rero ashimwa n'igihugu cy'u Rwanda kubwo kuzana umucyo mu mubano uragona Kiliziya Gatolika yashyinguwe i Vatican mu buryo buciye bugufi ugeranyije n'abamubanjirije mu muhango kandi witabiriwe n'abantu barenga 400 bari Vatican, abandi benshi bakawukurikira kuri televiziyo ku isi hose nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Umuhango kandi wo gushyingura Papa Francis n'umuhango wabanjirijwe na misa yamaze iminota 90 mu mbuga ngari kandi yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatican. Ni misa kandi yabaye muri 2005 nabwo mu gushyingura Papa Yohani Paulo wa kabiri yari yamaze amasaha agera kuri 3. Abakuru kandi bivugo na za guverinoma barenga 150 bari bitabiriye uyu muhango barimo Donald Trump wagize rero uruzinduko rwe rwa mbere hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva yakongera gutorerwa kuba perezida, aho kandi yarari kumwe n'umugore we Melania Trump. Hari kandi perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'umugore we rero uyu mukuru w'igihugu kandi yaboneyeho umwanya wo kuganira na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubufaransa Emmanuel Macron uko byakomeje kugenda bigaragara. Uyu muhango kandi witabiriwe n'abandi banyacyubahiro batandukanye baturutse hirya no hino ku isi barimo perezida wa Argentine witwa Javier Milei, hakaza rero uw'Ubutaliyani Sergio Mattarella, hakaza uwa Albania witwa Bajram Begaji, hakaza rero uw'Ubudage Frank Walter nawe yarahari. Hari perezida kandi wa Armenia witwa Vahagin Kachaturian, hakaza uwa Autriche witwa cyangwa se hakaza na perezida wa Brazil, umwami wa Sweden n'abandi rero batandukanye. Aba ni bamwe mu bitabiriye umuhango wo gushyingura kuri uyu munsi Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Ku ruhande rwa Afurika kandi hitabiriwe n'abaperezida batandukanye barimo perezida wa Angola, hakaza perezida wa Cape Verde, hakaza perezida wa Centrafrica George Kanji Twandela, hakaza perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi nawe akaba rumwe mu bari i Vatican kuri uyu munsi. Gushyingura kandi Papa Francis n'umuhango wakurikiranwe ku isi yose mu bitangazamakuru cyane cyane ko abanyamakuru barenga 4,000 bari i Vatican. Umutekano wari wakajijwe mu buryo rero navuga ko bukomeye cyane, urimo uragenda ubona amashusho menshi atandukanye uburyo rero bw'amafoto cyane cyane mu byaranze uyu muhango. Ikirere cyari cyafunzwe, inkuta zose za Vatican zirimo bamudahusha kajugujugu rero zicunga umutekano zizenguruka hose. Papa Francis kandi yashyinguwe muri Bazilika ya Mutagatifu Marie Magdalene cyangwa se Magdalene iri hanze ya Vatican. Bitandukanye nuko rero byari bisanzwe bigenda ku bandi kuko rero bashyingurwaga muri Bazilika ya Mutagatifu Petro. Ikindi kandi Giovanni Battista akaba rero ari umukuru mu bakardinali bariho ufite imyaka 91 y'amavuko, niwe wayoboye igitambo cya misa cyo gushyingura Papa Francis. Ikindi kandi ugushyingurwa kwa Papa Francis ukaba kwabaye kandi rero intangiro y'iminsi 9 yo kunamira Papa Francis yagenwe na Kiliziya Gatolika kuva ashyingwe mu minsi itarenze 20. Hazaba rero hamaze gutorwa ugomba kumusimbura. Mu bahabwa amahirwe cyane rero harimo umutaliyani witwa Cardinal Pietro Parolin usanzwe ari umunyamabanga wa Leta ya Vatican kugeza kuri ubu ngubu. Uyu mugabo akaba afite imyaka 70 y'amavuko, akaba ari umwe mu bahabwa amahirwe yo kuba rero yasimbura Papa Francis washyinguwe kuri uyu munsi ku itariki ya 26 Mata 2025. Ubundi umuhango wo gushyingura Papa ukora gute? Reka rero nkonyuremo byinshi bitandukanye kubirebana n'uburyo uyu muhango ukorwa, nubwo hari benshi mwakomeje kugenda mubibona mu bitangazamakuru bitandukanye ariko ntimusobanukirwe ngo bikorwa gute. Hanyuma se uyu muhango ugenda gute? Ubundi nyuma y'urupfu rwa Papa abakardinali bose bagomba kwerekeza i Vatican kugira ngo rero bategure umuhango wo gushyingura Papa nk'uko bisanzwe bimenyerewe mu muco rero cyangwa se mu myemerere y'idini Gatolika, cyane cyane kubirebana n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Mbere ya byose ariko iyo Papa apfuye hatangazwa icyunamo cy'iminsi igera ku 9 ariko gashyingurwa nyuma y'umunsi wa 4 apfuye ariko ntibirenga umunsi wa 6. Padiri kandi Jean de Dieu tumushimiye yasobanuye ko Papa rero ari umwepiskopi wa Roma, akaba kandi na perezida wa Leta ya Vatican, bituma umuhango wo kumushyingura witabirwa n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma benshi. Ni ngombwa rero gutuma abo bose bagira umwanya wo gukora ingendo zigana i Roma ngo bashyingure uwo mugenzi wabo rero uba witabye Imana, cyane cyane rero kimwe n'abepiskopi rero kuko rero ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Umuhango wo gushyingura Papa rero uyoborwa n'umukuru mu bakardinali. Nabikubwiye ko rero wari ufite imyaka 91 ari we wayoboye uyu muhango. Kuri ubu ngubu uyu muhango rero ukaba wayobowe n'uwitwa rero Giovanni Battista
akaba rero ari umugabo w'imyaka 90 y'amavuko, akaba ari we wayoboye umuhango wo gushyingura Papa Francis. Ikindi kandi inyandiko yitwa Ordo Exequialiam Romani Pontificis ikubiyemo rero imihango ibanziriza ndetse inakorwa mu gihe cy'igitambo cya misa cyo gushyingura papa. Ni inyandiko kandi yavugurwe na Papa Francis igasohoka muri 2024 itegeka ko umurambo wa Papa Francis ushyirwa muri chapeli yitwa rero Sistine, ugashyirwa mu isanduku y'igiti aho kuwushyira muri katafalike, akaba rero ari uruhimbi rw'imbaho ruterekwaho isanduku irimo umurambo. Papa kandi witabye Imana aba yambitswe imyambaro itukura ya arkiyepiskopi rero uri mu nshingano, ingofero ye ndetse n'igitambaro cya polimo, umwambaro rero ukozwe mu bwoya bw'intama. Buji kandi ya Pasika ishyirwa iruhande rw'isanduku, nk'uko rero uwo muhango ubiteganya cyane cyane kubirebana no gusezera kuri ipapa. Umuyobozi kandi w'umuhango cyangwa se umuyobozi w'imihango yari liturgia, niwe kandi wemererwa gufata icyemezo ku bijyanye n'abemerewe gusezera kuri nyakwigendera mbere y'uko kandi umuhango ujyanwa cyangwa se umurambo ujyanwa muri bazilika ya Mutagatifu Petero. Mu rugendo kandi rwo kujyana umurambo muri bazilika ya Mutagatifu Petero, Kardinali ushinzwe liturgia ayobora uwo muhango. Ikindi kandi hakaririmbwa ibisingizo by'abatagatifu mbere kandi umurambo wa papa washyirwaga muri katafalike, abantu rero batandukanye bakajya kunamira no kumusezeraho ugaragara. Ariko ubu ngubu rero ngo bizajya bikorwa ari mu isanduku y'igiti nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Padiri kandi tumushime agira ati rero Papa Francis yakuyeho iyo katafalike, yifuje ko rero byoroshya cyangwa se babyoroshya kurushaho rero ubwo rero we yagombaga kuba ari umuntu uri mu isanduku kandi agaragara mu mwambaro wa arkiyepiskopi, harimo kandi na polimo wa mwambaro twavuze ukozwe mu bwoya bw'intama uko rero biteganyijwe. Ikindi kandi nyuma hakabaho igitambo cya misa yo kumusezeraho gikorerwa ahashyingurwa papa. Nyuma kandi yo gushyingura papa witabye Imana, abakardinali bajya mu nama ibera mu muhuzo, akaba ari inama rero ibera muhezo, aho rero itorwamo ba papa cyangwa se itorwamo papa mushya izwi nka conclave. Ni umuhango rero wo gutora ukorwa n'abakardinali 120 batarengeje imyaka 80 y'amavuko, akaba ari bamwe rero mu bagomba kuba baterura cyangwa se bajya muri icyo gikorwa cyo gutora papa mushya. Ngira ngo rero uyu muhango akaba ari umuhango rero uzwi nka conclave. Hari na filime yasohotse igaragaza rero uburyo papa atorwa, ni filime rero nayo yitwa Conclave, ushobora kuba wareba ukabona uburyo uyu muhango wose ukorwamo kubirebana no gusezera bwa nyuma cyangwa se gutora papa rero nk'uko bigenda bikorwa. Uyu muhango rero uyu munsi witabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye, nakomeje kujyana mbivuga byinshi bitandukanye rero kubirebana n'amateka ya papa, nabigiye mbikubwiraho mu biganiro twagiye dukora, kandi nakubwiye byinshi bitandukanye kubirebana na bamwe mu bahabwa amahirwe yo kuba basimbura nyakwigendera witabye Imana ku myaka 88 y'amavuko. Inkuru rero zigaruka ku rugendo rwa papa, zimwe mu nkuru zakomeje kugenda zumvikana cyane cyane muri iki cyumweru cyose hirya no hino ku isi. Rero ibihumbi by'abaturage bari bitabiriye, abaturage ba Kiliziya Gatolika, abakristo muri rusange baturutse hirya no hino ku isi bari bitabiriye iyi mihango. Ni mu gihe rero abakardinali hafi ya bose ndabone bamwe mu bitabiriye uyu muhango wo gushyingura Papa Francis, mu gihe kandi abandi bihaye Imana bari bafite akababaro kenshi ko kubura umushumba wa Kiliziya Gatolika, nk'uko rero byakomeje kugenda bigaragazwa mu mashusho. Isanduku kandi irimo umurambo wa Papa Francis yatwawe rero mu cyubahiro, yari baje mu giti kimwe. Bitandukanye rero nuko izindi rero zabaga rero ari sanduku imwe rero iteretswe mu sanduku zigera kuri 3. Gusa rero y'uyu mugabo byakozwe mu buryo rero busa nko kwiyoroshya cyane kuko nawe yari yaramaze kubisaba. Abanyacyubahiro batandukanye barimo perezida wa Argentine Javier Milei, akaba rero cyangwa se Milei akaba ari umwe mu bitabiriye iki gikorwa, dore nako Papa Francis witabye Imana anavuka mu gihugu cya Argentine, akaba rero ari umwe mu bitabiriye iki gikorwa. Minisitiri w'intebe w'igihugu cy'Ubutaliyani Giorgia Meloni ni umwe mu bitabiriye uyu muhango. Hari kandi abayobozi batandukanye bitabiriye umuhango wo gushyingura Papa Francis, nagiye mbakubwira amazina agiye atandukanye kubirebana n'aba banyacyubahiro. Na kindi twavuga rero usibye kumwifuriza iruhuko ridashira, nubwo kandi muri uriya muhango hari izuba ryinshi, ariko rero ntago ryabateye impungenge, ahubwo bahisemo kuryihisha mu mitaka bamwe kugira ngo rero babashe kuba basezera umushumba wari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi witabye Imana ku wa mbere w'iki cyumweru, nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Umurambo rero wa papa
watwawe rero n'imodoka n'ubundi isanzwe agendamo, akaba ari imodoka yo mu bwoko bwa Popmobile nkuko bayita rero, akaba ari imodoka itwara papa, akaba ari yatwaye umurambo wa papa uzengurutswa kugira ngo werekwe rero bamwe mu baturage bari bateraniye hanze baje guherekeza nyakwigendera rero umushumba Kiliziya Gatolika ku isi. Reka mbashimire, mu minsi 20 tugomba kuzamenya usimbura Papa Francis. Umunsi mwiza n'ibihe byiza.